ahita yibaza ati niki kitagenda muri Rayonsport. Urakoze akamaze ntabwo natangije mu ntashuje nta kibazo rwose ariko ibe wamfashije na president ukamwigiriza hejuru gato iri amiko asante se iberika riganika kanu harakanu president akunda kumwaga tumamera neza yego twagiye reka zuza abafana ba Rayonsport abafana ba Gikundiro baho ubutumwa ndabakunda cyane kandi ndabizi ko twese duhuriye ku ikipe yacu dukunda bigatuma natwe tugira gute dukundana so urambajije uti ni iki kiri gutuma muri Rayonsport muri iyi minsi bitameze neza yego nkuwavuze ngo tugushe ko ngingo birahari icyambere ngewe mbona nari nacyo gifite ireme rezilita ntabwo zimeze neza ariko reka mbwira abafana imikino 3 amanota 9 Rayonsport amanota 4 ntabwo ari byiza bisa naho bibabaje twagombye kuba dufite amanota 9 ariko turacyatangira ndibaza ko dushobora gutangira neza nabi tugasoza neza birashoboka ni nabyo shaka nabyo ne expecting nyuma ikindi ibyo myuka mibi ndibaza ko turaza kujya twiganiraho bitewe n'ibibazo muri buze kumbaza kuko ni byinshi mvuze ngo ni kimwe hari body hari abo dukorana muri komite hari ni byinshi so turaza kubiganiraho neza tubize deep mbabwire imvo n'imvano yabyo usibye ko yewe icyo mbona ndi umuyobozi wa Rayonsport ifite ikipe y'amaguru icyo tureba ni tapi vert mu kibuga burya ibindi byose ushobora kubimanaginga ariko uyu munsi ikibazo gikomeye nkuko aricyo narimereyeho ni rezilita zitari nziza nizeza abakunzi ba Rayonsport ibi byose turi kunyuramo ibi rezilita zitari kuboneka neza ni impamvu z'ibyo bibazo byose ariko birashira bimwe mu bivugwa ko mu bitera umwuka utari mwiza harimo ko wanze kuba igikoresho cya bamwe kuko bagushyizeho bazi ko uzajya ukora ibyo bashaka Tadé tumushyize hariya nitujya tuvuga A azajya akora A ariko finally Tadé amaze gufata ubuyobozi akora B nawe ubwawe ndabizi ko utaba igikoresho wowe uri igikoresho cyawe ubundi umuntu aba igikoresho cye hanyuma agakurikiza amategeko n'amabwiriza amategeko y'igihugu amabwiriza indangagaciro z'umuntu sinzi neba wenda navuga ngo naba igikoresho ubwo n'iryo jambo giye n'uwatekeza ko naba igikoresho byaba ari ikindi ariko bisa nabyo reka ngurugero rumwe uko ngiye sinkunda kujya ni byinshi rwabaye ruzwi n'abantu bose bazi byavuzwe mu itangazamakuru ni rugero rumwe ngiye kuguha mu byo wambajije kugira ngo tujyane iyo ushobora kubona ukabona nka body iraguhamagaye ngo ngwino tuguhe CEO none se ubwo uri muri sector ukontorora wigenga muyobora cyangwa uri muri sector uyobora ariko iyoborwa n'abandi niyo mpamvu nabyanze usibye ko bitari bikwiye muri management ya Rayonsport muri icyo gihe nta nubwo byari binakwiye ko umuntu ambwira ngo ngwino nguhe umuyobozi muzayoborana yewe executive ntabwo navuga irigenga ariko nabivuga ikwiye kwishakira umuyobozi kugira ngo igere ku byo ishaka nuko ikora ibyo nyine ikora ibyo izatuma igera kuri objective ibyo narabyanze ariko icyo mvuze ni kimwe mu byatumye hahamagarwa uwo muntu ngaze abe CEO icyo ngicyo nicyo wari uvuze ngo wanze kuyoborerwamo nibaza ko bishaka gusa n'ibyo ngibyo nibaza ko nta n'undi muyobozi nyamuyobozi ariko ushobora kwemera icyo kintu President mu buryo bw'amategeko se ntabwo body yemerewe kuba ubundi yaguha umuyobozi yakubwiye uyu muntu turabona yaba CEO cyangwa se yaba Rayonsport ntabwo ari ikimanuka yamanutse mu ijuru iri mu gihugu cy'u Rwanda igendera ku mategeko y'u Rwanda ndibaza ko sinzi niba wenda namwe RBA ndibaza ko ishobora kuba ifite body yego sinzi yenda ashobora kuba wenda niba nibeshya nibaza ko body iri hariya ariko hari na executive yego niko byubakitse murakoze body niyo izana umukozi kamuzana muri executive cyangwa executive ishyiraho umukozi bitewe n'ishaka kugeraho na objective na target zayo sinzi niko niba ariko bigenda rero ntago Rayonsport ari igiye kwitandukanya n'izindi zengo zose z'igihugu noneho n'ushaka kubikora nawe yakagombye kubanza gukora research akareba se izindi zego ziyobowe gute
niba ziyobowe gutya se kuki igihe nshaka gutandukira ngo nyobore ikintu gutya. Acyo ni kimwe mu byabaye bijyananye no gukora amategeko kandi turaza kubijyanamo muri ko nashaka ko uyu munsi aho ni naho dushaka kujya. Ntekereza ko ari nacyo Regan yabazaga. Ubwo nabijyanirane utubwire imibanire n'imikoranire hagati ya executive ndetse na board y'ikipe ya Rayonsport. Ejo bundi Regan yari yadufashije ku bijyanye n'amategeko icyo avuga. Ubundi wa mugani komite executive mu mategeko bivuga ko bagomba gukora gute, bagakorana bate na board. Ubwo uraza no kutujyana no ku mategeko y'ibyo ubundi president yemerewe gukora bikagenda bikajya no kuri vice president kuko abona aho turaza kuhajya. Rakoze icyo kibazo mbajije ushobora kukibaza mu masegonda make cyangwa mu minota ariko ni kirekire. Yego. Ikirekire reka se naho wenda ngira samari gatoya. Inshingano za buri umwe kuko abenshi no mu bitekerezo twakiriye bajya bavuga ati ubundi umwe ashinzwe iki undi ashinzwe iki kuko si uyu munsi muri Rayonsport ibintu biri kugonganisha impande zombi. Niba wenda hari ni aho waba ufite itegeko byaba ari bisobanura rivuga inshingano zawe nka president ukaba warinyuramo bikadufasha cyangwa ukabiparafraza wenda mu make. Reka wenda nse naho nsubira inyuma gatoya muri 2024 mu kwezi kwa 11 nibwo twatoye ubuyobozi bwari bumaze gusa naho bujya ku ruhande dutora ubundi buyobozi. Ubwo buyobozi twashyizeho bwahuriranye no guhindura itegeko ryariho rya RGB ry'imiryango itegamiye kuri leta ryari ryo muri 2018 je pense iryo muri 2024 ryarisimbuye. Twagombaga kugendera ku itegeko rishya. Muri iryo tegeko rishya harimo icyo bita urwego rukuru, ariko ikibazo twibaza uyu munsi urwo rwego rukuru ni board cyangwa ni general assembly. Icyo nicyo tugishyira entre parenthèses. Twashyizeho board tugendeye kuri icyo ngicyo, dushyiraho board igizwe n'abayoboye Rayonsport bose, ariko dushyiraho na executive committee ya Rayonsport iyoboye umuryango wa Rayonsport. Nyuma yuko dushyizeho iyo board donc iyo dutoye izo nzego twashyizeho na nyemuramaka nk'uko itegeko ribivuga, dushyiraho na ngenzuzi. Twaragiye inshingano twabanje recommendation ya Assemblée Générale yatanze yavuze ko hagomba kujya gukorwa stati igendanye n'itegeko ryo muri 2024. Turi kumwe turajyana. Iyo stati yagiye gukorwa dushyira abanyamategeko, ariko turanavuga ngo kubera ko board idafite